Hi beauties, murakaza neza muri Beauty Room 250. Uno munsi rero tugiye kubigisha uburyo mwakora gel nziza y'imisatsi yanyu kugira ngo igume ikura kandi nticike. Niba utarakora subscribe rero uyikora nona. Icyambere tugiye gukora ni uguteka amazi. Aha ngaha mfite 2 cups of water cyangwa se ibikombe bibiri by'amazi. Tugiye kuyateka abiri. Nkuko mubona rero amazi yacu yabize, tugiye guhita dushyiramo imbuto dukoresha zitwa flax seeds. Niba hari umuntu uzi uko izi mbuto zitwa mu Kinyarwanda yatubwira please muri comment. Ni flax seeds, ujye kwishaka muri magazine urayibona. Nizo tugiye gushyiramo rero muri ariya mazi yabize. Ngiye gushyiramo a 4th cup of flax seeds cyangwa se kimwe cya kane cy'igikombe cya flax seeds mu mazi yanjye, hanyuma ntangire mvangavange. Nkuko mubona rero ngiye gukomeza mvange, ndakomeza mvanga mpaka amazi afashe cyangwa se iziriya mbuto zitangiye kuzanamo gel cyangwa se guhindura amazi mo gel dushaka. Komeza uvange rero. Nkuko mubona rero ngenda mfata ikiyiko nkazamura nkareba icyo dushaka nuko bigera aho igisa nk'ikireduka. Urakomeza uvange rero, niba ubona kitarareduka cyangwa se atarafatana ukomeze ugire. Murabona ko bitangiye kugenda noneho gisa nk'igifashe kireduka. Nkuko mubona rero turacyakomeza tuvanga tureba ko yafashe. Ikikwereka ko yafashe nuko uzajya uterura nka kuriya ku kiyiko, hanyuma wasukamo ukabona kigenda kireduka cyangwa se gifashe nka gutya. Urabona ko itangiye gufata. Ino gel rero ni nziza, ushobora kuyikoresha uri gukora ibisuko cyangwa se ushaka gusiga amavuta mu mutwe wawe wumva imisatsi yawe itarimo amavuta cyangwa se iri dry. Ushobora gufata ino gel ukayisigamo, irafasha imisatsi yawe neza. Komeza rero uteke paka gel yawe ikomeye. Nkuko mubibona rero urabona ko yatangiye gukomera. Urabona ukuntu iri kureduka, irafashe. Ibingibi nibyo dushaka. Gel yacu rero yahiye. Icyo ugomba gukora hano ni uguhita uyisuka, ukayisuka ukoresheje akayunguruzo. Icyo nakoze rero no munsi nagiye mu byanjye ndategereza, none naje kuyisuka ahubwo yafashe cyane. Ngiye kubereka ukuntu bigenda iyo uyiretse, ntuhite uyisukira ako kanya. Urebe ukuntu bigenda, ntago icamo, ntago ubasha kuyiminina nkuko ubishaka. So nafashe rero akayunguruzo kanje, hanyuma mfata ya gel yari imaze igihe, yari imaze umwanya, umenya bigeze nko kwisaha. Nuyisuka urabibona ko yatangiye gufata. Yafashe, ntabwo iri buce mu kayunguruzo kanje kandi nshaka kuyiyungurura ziriya mbuto zigasigara hejuru. Rero icyo tugomba gukora hano, nkuko mubibona rwose ntabwo iri bucemo. Rero nk'iyo bigenze gutya, ikintu ugomba gukora uyisubiza ku mbabura igashyuhaho gatoya, noneho ikoroha kugira ngo ubashe kwisuka iciye mu kayunguruzo. Ahangaha rero namaze kuyishyushya. Ubu ngubu noneho ngiye kongera nsuke mu kayunguruzo kanjye ndebe ko icamo. Nkuko mubibona urabona ko yatangiye gucamo.
nkuko mubona hasi urabona ko iri kugenda imanuka, nibyo dushaka ko icamo kayunguruzo hanyuma tukavanamo izi mbuto hagasigara gel gusa. Ntabwo bizagukundira kwisuka nuyireka igahora, ugomba guhita uyisuka igishyushye. Iyi rero niyo gel nabashije kuvanamo muri bya bikombe bibiri by'amazi nakoresheje. Gusa ntabwo uhita urekera aho ngaho. Izi mbuto twakoresheje 1/4 cy'igikombe kiraguhereza gel nyinshi cyane. Niyo mpamvu tugiye kongera tukazisubiza ku mbabura hanyuma tukongeramo andi mazi hanyuma zikaduhereza iyindi gel. Nkuko mubibona rero irashyushye, ugomba kwitonda ariko nshaka gukoramo kugira ngo mbereke. Urabona ko ari gel, rwose ni nziza cyane ku misatsi yawe. Uze kuyikora niba ufite flax seeds mu rugo uhita uyikora. Niba utazifite kandi ushobora kujya kuzishaka muri magaze. Iyi rero ni partie ya kabiri, nafashe za mbuto zasigaye ndonya nsukamo andi mazi none nduzuza, ndabireka bibire hanyuma ntangiye nkoreshe ikiyiko ndeba ko yafashe neza hanyuma nyiminini. Nkuko mubona rero izi ngizi ni imbuto zasigaye, hanyuma reba gel twabashije gukora muri rounds ebyiri gusa. Mbishatse nafata zino mbuto hanyuma nkongera nkashyira mu isafuriya nkasukamo amazi mpaka gel yose ishize mu mbuto. Ariko udashaka kuzikoresha ushobora kuzishyira muri frigo ukazifreezinga hanyuma ukazazikoresha ubutaha. Nkuko mubibona rero gel yacu imeze neza. Ino gel rwose niba wari umuntu ugira isesemi wihangane. Gusa ino gel ni nziza cyane ku misatsi yawe, ituma idacika, kumwe hasi haba humye, ituma idacika na gatoya ahubwo ikaguma ari miremire. Murakoze rero kureba ino video y'uno munsi. Twizere ko mwasubscribinze, niba kandi mutarasubscribinga mwibuke mukore subscribe, mu liking no video hanyuma munayisharinge n'abandi kugira ngo nabo bamenye uko bakora gel nziza ibafasha ku misatsi yabo. Murakoze cyane rero, naho ubutaha.